ibintu uzi ubikesha iki? Dusobanurire uhereye ku mazina yawe, kuri bagenzi bawe, uko mufatanya n'Academy, uko mubana na ndetse n'icyifuzo cyawe kugira ngo murusheho kuba strong amakipe mu yatsinda. Mpereye ku mazina yanjye nitwa Ngenzige, nk'abamba muri Gifted Kids nk'uko mubibona byanditse ko agapira. Ikindi kintu navuga ni ku kibazo warumbajije ukuntu tubona ikipe yacu na Gifted Kids Academy Rwanda ikintu idufasha. Mpereye kuri njyewe ubwanjye Gifted Kids Rwanda imfasha ibintu byinshi, maze kugera kuri ibintu byinshi mu gihe navuga kitari kinini nyimazemo. Ndi umufootballer, nkaba nyina umukino wa futu. Kunyanzenda guseka kuko ntacyo wankora, ungendaho wasara, ndinzwe n'intwaro z'ubumara, nibyo ndinzwe na Donai, rwanya bigire pasono, niyo narara mu babisha naramuka. Oluwaja uko abikora numbaze, Oluwaja atanga amanota everyday, Oluwaja uko abikora numbaze, Oluwaja atanga amanota everyday. Mama power, niko poa, mama power, ni moneza, mama power, niko poa, mama power, ni moneza. Ndizo kwandikora gusanga jyabura uko mfasha, oya murangi mucya kuko nigira kumakosa. Ndizo kwandikora gusanga jyabura uko mfasha, oya murangi mucya kuko nigira kumakosa. Let me enjoy myself, fondora champagne, ibi nibyo biti byishimo wallahi. Aba haters nabo jalousiness nazo sibyo kwikina, ubu ndishimye. Oluwaja uko abikora numbaze, Oluwaja atanga amanota everyday, Oluwaja uko abikora numbaze, Oluwaja atanga amanota everyday. Mama power, niko poa, mama power, ni moneza, mama power, niko poa, mama power, ni moneza. Ndizo kwandikora gusanga jyabura uko mfasha, oya murangi mucya kuko nigira kumakosa. Ndizo kwandikora Ameze neza? Ameze neza cyane. Ngaho utangira utwibwira amazina n'ikipe ukinamo, ndabona wambaye nk'abakinnyi. Amazina yanjye nitwa Ngenzige, nkabamba muri Gifted Kids Rwanda. Ifite ibintu byinshi ukora, hari football, hari basketball, hari dance, hari art, ibintu byinshi. Nkaba ngiye mba mu shami rya football. Uri gardien se cyangwa uri umwataka? Ndi umwataka, ibirenzeho ndi na pastor w'ikipe. Rero wageze hano byibuze wa umupira zari inzozi zawe cyangwa niho wawigiye? Nkiri umwana n'undi ntago nkuze cyane, ako nakuze nkunda football, ndayikina, nzana hano muri Gifted Kids, nkomeza gukina nyine kugira nzamure urwego rwanjye. Tubwire rero umaze kugeramo football yawe yageze ku rwego, bagufashije gute? Maze hafi y'amezi 3 mba muri Gifted Kids Rwanda. Ni ibintu byinshi nakoze, ibintu byinshi nyine. Abatoza dufite abatoza impande zose, physique, ukuntu dukina mu kibuga byose biba biri assistant nyine bihari. Ikindi navuga ibintu by'imikino yanjye yarazamutse, ukuntu nigira ikizere mu kibuga mu gihe mfashe ballon njya gutsinda kuko ndi umwataka, bityo kabasha kuba mfite response nzamura cyane nyine njya kuri urugero rw'isi. Tugiye ko football yawe yazamutse urwego rwayo, byibuze iyo mbuto muyikomora ku batoza na komite igize Gifted Kids Rwanda, urumva? Hanyuma tubwire abatoza babafasha gute ku buryo bituma mugira experience ituma noneho nawe ubihamya kuri uyu munsi? Abatoza dufite ni abatoza bafite ubushobozi, babyigiye ndetse bafite n'impamyabushobozi yabyo. Ikintu cya mbere badutoza ni discipline, nk'uko mubizi ibintu byose ni discipline ahantu hose.
mu kazi, ibintu byose ukora nyine discipline. Discipline nicyo cya mbere. Icya kabiri twaje tuje gukina byo bakabidutoza, ndetse tukaba tugeze ku rugero rwiza kandi bishimishije. Ndagira ngo wenda abadukurikiye babashe kubyumva neza, nyuma yo kugeramo n'impano urayifite birumvikana, burya football ntabwo upfa kwizana. Ni iki wungukiyemo uvuga uti ku ruhare rwanjye naje nzi iki ngiki, ibi ngibi nabyungukiye hano? Icya mbere mu kibuga, kamere mu kibuga ni ibintu birata byumvikana. Icya mbere iyo uri mu kibuga ugomba gufatanya na bagenzi bawe, mugakora ubufatanye, team, ni icyo bita team. Ni byarangiza mukavana muri zigita. Ikindi kintu navuga, nzano naje ndi umukinnyi nyine uraho waya ariko ubu ngubu ndi umukinnyi. Ndi umukinnyi kuko nanjye ngenda nkumva ati nubwo nta kintu kirenze nagera ko nanjye ikintu cya football nziho akadoti. Bityo nibyo navuga ati abantu bakina football bari ku rwego rwo hejuru cyangwa naye bose banyuze batunyura natwe tukaba dushaka kuzajya hano imbere heza cyane. Ariko hari icyo nibaza nk'umuntu ukiri mutoya kandi ushobora kugera kure. Uyu munsi mu Rwanda dufite amakipe menshi atandukanye, harimo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, ibyo byose buri wese afite inzozi. Ariko tunarebye football ya nyayo ibi Burayi, mu bitekerezo byawe ufite inzozi zo kuzakina nk'i Burayi? Nibyo cyane, mfite inzozi zo kuzakina muri Chelsea, niyo nkunda, niyo nifuza ko kuzakina nkaba n'umutitireri wayo, kandi nizera ko nzabigeraho. Ntabwo mu gihe waba utayigezemo waba ufeirinze? Ntabwo numva ko nta feirinze, ndari ibyo nangezeho. Enda nagiye mu Burayi naho nasohoka nkajya mu kipe y'indi yo hanze y'u Rwanda nini, cyangwa nkina mu Mavubi, ndetse nkazatwara n'igikombe mu Mavubi, ibyo nifuza. Ariko kugeza uyu munsi hari ababyeyi usanga bafite abana bakaba bacyumva ko kuba baza gukina football nka gutyo bihamya ari uguta igihe. Ese ubu ngubu ni iki wabwira ababyeyi nk'abo ngabo bagifite iyo myumvire? Icya mbere navuga, nanjye umubyeyi wanjye mama nyine ntabwo nyine akunda kuvuga ati biriya bintu ujyamo bigiyemo, ariko uze no kwiga. Mbiha umwanya wacu mu gihe cyacu. Iyo mvuye ku ishuri nsubiramo amasomo, weekend ngasubiramo mu gitondo, kora n'utundi turimo nkaza hano. Icya mbere navuga nk'ababyeyi, ababyeyi nyine batumva ko nyine umwana ko yajya mu mupira. Umwana nyine aba afite inzozi ze, nawe umufitiye inzozi, ariko mu by'ukuri aba yubaka heza he. Nk'umubyeyi rero, ababyeyi nakumva ko nyine babumve ko abana babo iyo bagiye hano gukina bajya bakurikirana n'ibyo, ariko bamenye babaye n'umwanya, bavuga babatere kuraje. Ikindi kintu navugaho ku babyeyi ntabwo bumva ikintu bita imipira nyine, abenshi ntabwo babyumva neza, baba bumva ishuri ibindi bintu, ariko nyine football ugasanga ntabwo ari ibintu byabo. Ikindi kintu ngiye navuga nk'imbogamizi twe tugira nk'abana, ni ukuntu dusanga nyine turaza hano tugakina, twataha ababyeyi nyine bakakubwira n'ibintu bibi nyine, ukavuga ati n'ubundi nta kintu ndi gukora, ugacika intege. Ariko ikintu ngewe nifuza no kubwira umubyeyi wanjye, ndahandi kandi ndishimye kuba mpari, kandi nifuza ko nzagera n'ahandi heza cyane. Hari abana benshi rero bafite impano ariko bo batarabibona, usanga ya mpano barayigoronzoye bakayigirana na discipline iri hasi, ugasanga barajya mu muhanda bariyahuza ibiyobyabwenge. Bwira abana bashobora kuba bafite impano cyangwa badashobora no kuzishakamo ngo baze babe ba joining academy, babe bakina, ahubwo ugasanga bagiye mu zindi ngeso mu muhanda. Ni urungano rwawe warubwira iki? Ikintu navuga cya mbere, football icya mbere ni ufite impano, ariko twaje gusanga ko niba utaba ufite impano ariko ukawiga football wayimenya. Ikindi navuga ku bana bakiri bato, abenshi basigaye bajya mu mafilme, amatelefone, ibindi bintu bitari byiza, ugasanga bagendera mu bigare. Ariko ije hano muri football usanga igihe cyawe kinini ukimara mu bintu uje gukora hano muri siporo ukayikora, kandi siporo ni ubuzima nk'uko tubizi, kandi urubyiruko rw'ejo hazaza ni ugukora cyane nyine. Tukifuza ko igihugu cyacu twagiteza imbere mu bintu byinshi, haba siporo, haba ubukungu bijyanye n'iki byose, abaganga bakaba abaganga, ariko nyine ibintu byo kujya ku ikoranabuhanga cyane bakabigabanya, kuko usanga rero byinshi abantu benshi ariho bangirikira. Mu gihe rero umaze utozwa umupira na Gifted Kids Rwanda Academy, hari ibyo wungukiyemo. Ese waba waramaze kubona ko utojwe neza football ari ikintu cyakugabura kikakugira n'umuherwe? Ndabivuga mereye kuri bakuru bacu, hari benshi, hari Bantwari Fiacre baturuka ni Musanze, hari abantu nyine benshi bafite icyo bagezeho kandi babikuye mu mupira. Ikintu navuga ngewe, kuri ngewe mbona ko football izanonga, mbona ikintu football niyo yakwanga nzajya mu bindi, niba byanze gukina najya gutoza, nagira nanjye academy ku buryo nzamura abana b'Abanyarwanda,
uko natwe tubona amahirwe tukabona utudemi mbese tukazamukiraho. Abagwaye rero ubu buryo bwo kubona vugira imbere ya mikoro wemye bigaragaza neza, uyu munsi ukaba wumva uzava umukinnyi mwiza nta gusitasita, wababwira iki n'abayobozi ba Academy? Abayobozi ba Academy tubashimire ndetse dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu kuba hari umutekano, ndetse tugashimira mbese inzego zose, ariko dushimira n'ababyeyi bacu kuba baduha umwanya, ndetse n'ubuyobozi nk'uko mwabivuze tubashimiye kandi cyane, kuko ubona baraza bakadushoramo bakavuga ati abana reka tureke bakine bagaragaza impano zabo, mbese ni ahantu tubona kugaragariza impano zacu bitatugoye ndetse binoroshye cyane, ko hano hari amakipe menshi akunye twahisemo Gifted Kids kuko ariyo tubona yaduteza imbere kandi yatujyana imbere. Ijambo rimwe kuri bagenzi bawe mukina na dusoza. Ikintu nabwira ni uko n'ubu tumaze gukina twatsinze, uburyo twatsinzemo byashimishije abayobozi bacu. Ikindi kintu navuga, dukomeze dukore cyane imyitozo, dukore ibintu byinshi, tunasenga nk'uko babigenda pastor. Thank you. Thank you so much. Bite? Ni byiza. Regera hafi mugenzi wawe atubwiye ko we afite inzozi zo gukina muri Chelsea. Utaratwibwira amazina, ufite izihe nzozi? Mfite inzozi zo kuzakina muri Arsenal, ngasimbura Bukayo Saka. Murumva ko we afite n'inzozi zo gusimbura nde? Sawa, tangira twibwira rero amazina. Sibundo cyane hafi. No hafi. Amazina yawe ninde? Banyita Uwayo Pacifique, nkaba mfite imyaka 12. Uyu munsi urumva amaguru yawe ari tayari gukina football? Yego. Tubwire uri ku ruhe rwego ukurikije uko wavuye mu rugo n'igihe wageze muri Academy kabafasha, n'iki wisumbuyeho? Ikintu nisumbuyeho, dufite ibikoresho, banyigishije kugira discipline ndi mu kibuga, nimba dutakaje baro nkajya kuyataka nadatunganye ngo kubera icyo yitanze, mbese ibintu nk'ibyo. Uragerageza kureba muri kamera kugira ngo uze kugaragara neza nk'umukinnyi agira confidence, sibyo? Nugira isoni ntabwo uzatsinda igitego, sibyo? Mfite imoso isize ikimuri. Mfite imoso isize ikimuri. Ngaho reba muri kamera rero. Hanyuma rero ni iki wumva wowe ku bwawe wakora ufatanyije n'ubuyobozi bwa Academy n'abagenzi bawe football yawe ikarushaho gutera imbere? Nifuza kuba abatoza, nkazinduka ku kibuga, ibintu byose mbese nkabyubahiriza. Hanyuma rero ababyeyi bawe bagufasha gute kugira ngo ugerere mu myitozo igihe isi wigeze mu rugo bakwakira gute kugira ngo bakomeze kuguha motivation? Mu rugo banyakira neza, bakambaza uko mu kibuga byagenze, se bakambaza ati hari ahantu waba wakomeretse ngo tukuvuze, cyangwa mbese urukumva umeze ute kugira tumenye ukuntu tugutwara. Hanyuma rero umaze igihe kingana iki ukina muri ufashwa na Academy? Wagezemo ryari? Nagezemo muri 2025 mu kwa 11. Okay. Amazina yawe ninde? Banyitigira imbabazi berwa Christian. Nkaba nigara epfo kumuze ya kabiri mu mwaka wa mbere wisumbuye. Ufite imyaka ngahe? Ufite imyaka 13. Christian, wabuze amagambo yanditse ku mupira wambaye? Yego. Ni ngwiki? Gifted Kids Rwanda. Ikumariye iki muri rusange? Mfasha kongera ubumenyi bwanjye mu by'umupira, kananoza discipline yiyongeyeho. Hanyuma rero uvuze yuko bakongera ubumenyi mu bijyanye n'umupira, bivuga ngo hari ibyo wari ufite. Nyuma yo kugera aha ngaha bakakongera ubwo bumenyi, wavuye ku ruhe rwego, ubu ngubu ugeze ku ruhe? Kera natinyaga gucenga, ariko ndizera nkacenga nkanatanga pase neza. Uri umudefanseri? Hapi. Yenda umumediateri. Kuva watangira gukina umaze gutsinda ibitego bingahe? Natsinze kimwe, ariko nanga assist. Tanga assist. Ni byiza cyane. Hanyuma ubona rero ukomeje gufashwa na Academy nk'uko isanzwe ibigenza kugeza none. Urwego rwawe rwagera he? Wagera ku ruhe rwego rw'abakinnyi? Wumva wava ku ruhe rwego akina muri ya kipe wenda nko ku mugabane w'Uburayi muri rusange?
njye ndumva nakina muri maniyu nkazaba nyina nka Bruno Fernandes. Mu Rwanda nta kipe we wumva wakinamo? Nakina nko muri Rayon. Nakina muri Rayon Sport. Hanyuma rero turagenda, ubufatanye bwawe n'ubuyobozi bwa Academy buhagaze buti? Bagufasha gute? Hagaze neza, baradufasha bakatwitaho, bakadutoza discipline n'ibindi bitandukanye byo mu mupira w'amaguru, bakadutoza no kudatongana na bagenzi bacu mu gihe hari amakimbirane avutse mu kibuga. Iyo rero urebye abandi bantu umupira w'amaguru wateje imbere, wumva wakora ku ruhe rwego ku buryo ufatanyije n'ubuyobozi bwa Academy ushobora ejo bundi kuzakira cyangwa ukaba undi muntu utunzwe na football yawe? Ndumva nashiramo imbaraga kandi kuko nkumva navuga ko nta kintu nari nageraho, kuko nta kintu n'ubundi nari nageraho, ubundi tugakomeza tugashiramo imbaraga tugafatanya. Nyuma yo kuva mu kibuga rero ubuyobozi bwa Academy bugushishikariza gute kubana nabo mu rugo kugira ngo udasanga football yawe yabongamiye abavandimwe, yabongamiye ababyeyi, yabongamiye ishuri ryawe? Batwigisha ko nimba uvuye muri football ugataha ufite gusubira mu masomo cyangwa ugafasha ababyeyi imirimo mu gihe bikenewe, hari ibintu byo gukora. Ni iki wabwira rero abandi bana bagenzi bawe batafite amahirwe yo kuba bari hano mu Academy, ariko rimwe na rimwe ugasanga aribo banayitesheje kuko Academy ni kakera bose? Academy kajya gaga amahirwe abana batandukanye? Ntabwo ari bose. Bipfira he? Hari abo barananiye iwabo, baragiye mu zindi ngeso mbi, rero nabagira inama yo kongera bakisubirana n'ababyeyi, bakajya barabumvira bakabafasha imirimo, ndetse bakazajya binakunze bagasubira muri football. Neza dusabe Chris. Chris, amakuru ni meza cyane. Ukina kuwe mwanya? Nyina kuri nimero 10. Tubwire rero urugendo rwa mu kibuga urubundi ruba ruhagaze gute mu gihe uri gukinamo? Tubwire, tuganirize muri make. Iyo ndi gukina rero ndeba abantu bose ukuntu bahagaze iyo mfite baro nkabapasa, kandi nyine iyo mbonye numero 9 ubundi imbere nyine iyo atimaritse neza nshimicaho nkajya gutsinda cyangwa ngatanga pasi. Ni ukuvuga ngo nawe ujye utsinda ibitego? Tugaragarije ko utanga pasi, assist n'ibitego bikaboneka. Ubwo bumenyi rero wabukuye hehe ubwo kuba wamenya uti nimero zikurikirana gutya bigomba kuva bikagera no mpaka umuntu igitego kibonetse? Je naje natazi nyine ukuntu natazi imyanya, ariko aho namenyeye Gifted Kids banyigishije imyanya nyine ndayimenya. Yego. Ariko mbabariwe wenda utubwire mu ncamake ni iki bagufashije kumenya, cyangwa se nibihe bintu nka 5 wumva waramenyeye mu Academy ku buryo ubu ngubu naka kanya uvuga uti ibi ndabizi ntabishobora kunshika mpaka mbaye umuntu ukomeye muri football? Cyambere banyigishije discipline, cya kabiri banyigisha kudatongana na bagenzi banjye, cya gatatu banyigisha kudatukana cyane, icya gatatu banyigisha tugeze ku cya kane. Tubwira ibyo bakwigishije mu kibuga rero mu bijyanye na practice cyo gucenga gucirata, tubwira ibyo bakwigishije. Bangishije kutagira nyine kwa kundi umuntu abakoze nk'ikosa mu kibuga n'umutuke ahubwo ukamubwira ngo yisubireho. Gucenga wabimenyeye mu rugo? Nyine muri quartier twaracengaga, aho nyine utegiriye ikizere neza, aho naziye muri Gifted Kids Rwanda, ubu natangiye kumenya umupira cyane. Ubona umupira wamenye biturutse muri Gifted Kids Rwanda Academy, ubona ushobora kuzavamo ikintu kigutunga? Yego. Gute? Bona nyine ningumya kugumamo
nzazamukiramo nkaba umukinnyi ukomeye cyane. Yego. nitwija neza Thierry nkaba nyina mu kipe ya Gifted Kid Rwanda. Rero ndabona usobanutse cyane, ushobora no kubona ibitego ubibona ukina kuba mwanya na ku mwanya wa nimero 10. Hajyuka nimero 10 hagarara imbere n'inyuma, abahagaze mu hagati ariko nyine yesponsinga umwataka. Hanyuma rero ibyo byose wabimenye gute ko biba bitoroshe kuba wamenya imyanya yo mu kibuga? Ibyo bikomoye kuki? Imyanya yo mu kibuga uyimenya bitewe n'umukoci ufite, arabigusobanurira utari kubyumva, akakubwira aho uhagarara, waba uhagaze nawe bakagukosora. Rero uyu wavuye mu rugo uza muri Gifted Kids Rwanda Academy, waje kumenyeramo ibijyanye n'amategeko y'umupira, umenya uburyo witwara mu kibuga. Kugeza uyu munsi tubwire mu ncamake ni iki wungutse nyuma y'uko ugeze muri aka academy? Muri aka academy bigisha ibintu byinshi. Naje nafite fizike nyinshi ariko turakora, ukagira igihaha, ukamenya kwiruka, gucenga no gutanga passe ureba mugenzi wawe neza. Ubona hari ibyo wameterije ku buryo bitazagucika? Babafasha gute kugira ngo ibi bintu biteye kurangira muri mwebwe? Kugira biteye kurangira, umukoca yabonye hari ahantu ufite ikibazo aragusobanurira kwikosora. Tuganiza ku kintu kijyanye n'imyitozo mukoreshwa na academy, ku buryo muvuga muti izatuvana kuri urwego tugeze kuri ubu. Imyitozo dukoreshwa na academy harimo kumenya gufata umupira ukareba bagenzi bawe ukaba passe, ukareba aho ugomba gucenga ari ngombwa naho ugomba gushota. Nyuma rero y'ibyo wamenye, wumva ufite intumbero kuzakina nko mu makipe akomeye mu Rwanda n'i Burayi? Tubwire wenda urugero nayahe, uzagenda witwaje izihe mbaraga? Kipe nakina mu Burayi ni Liverpool, naho mu Rwanda ho nakina nko muri APR. Ni iki gituma wumva ko ibyo ngibyo bizashoboka kuri wowe? No gufatanya na bagenzi bawe ukagira discipline, kuko nicyo kintu cya mbere, no kumva nta kintu bari wageraho ugakora cyane. Ibyo ngibyo mwitozwa na academy? Ibyo mwitozwa na academy kandi nibyo ababyeyi badufashamo nka discipline, ukamenya uko witwara. Nyuma yo kuva muri academy ukagera mu rugo, ubana gute nabo mu rugo? Ababyeyi baba bagufasha gute kugira ngo football yawe ikomeze itere imbere, ndetse nawe ukomeze utere imbere no mu bindi biri inyuma ya football ya hano mu academy? Iyo ugeze mu rugo, icya mbere no gusubira mu masomo, amara gusubira mu masomo ukamara kurya, ugafasha ababyeyi no mu zindi mirimo. Ujye ubikora? Ijambo rimwe kuri bagenzi bawe mukina n'icyo wababwira? Icyo nababwira ni ugukorera mu ekipe kandi tugashyiramo umurava, tukagira na discipline. Ibyo umaze kugeraho wabikomoye kuri nde? Tumaze kugeraho hari ibyo ugenda bigana ku bakinnyi bari hejuru yacu, hari n'ibyo abatoza bagenda bakwigisha, hari n'ibyo nawe ugenda wigisha usobanukirwa. Ni iki rero wabwira abayobozi ba academy ukinamo ku buryo bishobora no gutuma n'abandi bantu bifuza kuba baza muri academy bakiga nk'ibyo umaze kumenya? Abayobozi bo mbere na mbere ni ukubashimira ko bashinze academy ka Gifted Kid Rwanda, tukababwira ko n'ibyo bakomeje babikomeze, ariko badukorera n'ibindi bintu bakadufasha, kuko ari ababyeyi batabyumva bakumva atari ibintu bishoboka. Wifuza ko bakorana n'ababyeyi gute? Bagashyiraho nk'urubuga bakajya baratangaza ibiraba. Hari igihe umubyeyi abonye watinze akibaza ngo bari wagiye mu bindi bintu, ukaba wabirenganiramo. Ikindi kintu navuga kumpereye kuri Gifted Kids, ubuyobozi bwayo ndetse n'ikintu kinini idufasha. Cyambere nshimira ubuyobozi bwatumye buzana iyi academy ifasha abana b'Abanyarwanda bakazamuka neza bitabagoye. Bakuru bacu bashobora kuba bakina umupira batabonaga ahantu nyine henshi exportinga ibintu byabo, ugasanga
nta tudemi duhari ntaki, ubwo arabona amahirwe. Nk'icyo gihe rero hari abantu benshi bagiye batakaza impano yabo gutyo, ariko twebwe muri aka kanya tukaba dufite ahantu tuzizamurira. Gifted Kid Rwanda abakinnyi bayo ndetse n'abana bayo, ikintu twavuga ikintu badutoza ni ukumenya ahazaza yacu heza, tukahateganya tukagenda kuri discipline ndetse n'ibintu dukora mu kibuga twifuza ko twabibyaza umusaruro. Kubera Gifted Kids Rwanda twiteguye gukina football biri profession.